rero si ngombwa kumwihererana ngo abe inshuti yanjye njyenyine. Uyu munsi niwo nateguye. aribana se uyu se ntabwo yibana afite umutwaro nyakoze kucyumbaje ngo aribana bakandi bya bibazo ubuse nyire ni mwuka byarabu nyine wumva wanzanye ari ngeze ahantu nagira ngo ni famiye nanjye ndi bubone umugabo mugenzi wanjye mageze nsanga umudamu ku buryo ahita umbwira aka kanya nibwo tuhagera ntituranataha ngo ubimbarize no mu rugo baribana nagira ngo mbimenye nyine menye ahubwo utamuvuga ese wavanye imbere ariko nirebera filime wavanye intebe makuru hari match yacitse bawuretse ba nyine vana y'intebe mbanze wavanye intebe y'isuburi ase watse nkirebera filime se wavanye amaguru nk'iyo ase witsa kugeza urangura wavuye aho nkikubura wabuzaho kubura wavuye aho nkikubura kubura hano hirya ndeka nirebere Bana filime baye ndeka nirebere filime witsa kugeza ushobora gukuraho intebe ukajya ukarebera ahandi ahangaha hanyuma se ndarebera he filime urarebera nyine muri intebe nk'ubura ubundi urayisubiza kugira ngo televiziyo ni iyawe wanze kuvaho wanze kuvaho ni kubiri wanze kuva n'ejo ni ahubwo witsa kugeza wanjye kuri ibuye y'ubundi noneho turebe kuri bukoresha vaho ni kubiri kanze nanjye inyanda yose ndayigushibura kandi urimo uranyiyemera ubundi wahetse mwirebera filime wavuye aho nkikuburira wahetse nyirebera filime kandi urimo urashaka njyewe vaho ni umunsi kubiri wanjye umberamo wavuye aho nkikuburira ntaho mvuye reka nirebere filime papa yayiguze urya neza wavuye wamereshe umukubuzo wanjye nkikuburira nsakuriza niba nibagiye kukubwira muri iyi minsi ufite umuhungu dukundana ufite umuhungu mukundana cyane rwose ibyo byaje ryari ubwo ntabwo bimaze igihe kinini ariko nyine byarabaye uko niko kuri bigo ariko niyo mpamvu maze iminsi nkubona utava kuri telefone ukaba kuri telefone bigatinda utambajije se impamvu ahubwo mama ntabwo nari kukubaza ab'iyi minsi dusigaye tubareba tukabatinya ukumva nunagira icyo umubaza ari bukuzamukane ntabwo ari kunyinya ari kumbaza impamvu uranyemereye njye nkubaza buri kamwe kose shaka ujye umbaza impamvu nzajya musubiza rero reka nkubwire ubwo ubinyemereye nzakubaza njya numva urara uvuga ukarara kuri telefone bukagukeraho ese ubundi buriya ka kazi ukora ubasha kugakora nijoro uba waraye uri kuri telefone mwese ndavuga nkagira n'umwanya wo kuryama reka nanjye ntabwo nakibangamira Imana ishimwe niba ugira umwanya wo kubasha ukaryama ukitekerezaho burya rero iyo umuntu aryamye agasinzira iyo yicuye nibwo agatekereza ku bintu bizaba ejo agatekereza ku bizaba ejo bundi ariko iyo utabashije kuryama ngo usinzire ntacyo ubasha gutekereza muri wowe mwese mama ndakumva tuvuge ko iyo umuntu ari kugenda ku manywa ataba ari gutekereza iyo ugenda ku manywa rero uba ubona byinshi binyuranamo ntabwo ubasha gushyira ubwenge ku gihe ngo witekerezeho cyangwa utekereze nko kuri uwo mugenzi wawe ndetse numva urwo rwego wagezeho bivuze ngo utekereza neza iyo uryamye ahubwo abantu bajya bakunda kuryama cyane nimba umuntu atekereza neza iyo aryamye unjugunye umwenda ndawujugunye urawushugunye nanjye ntabwo intebe uri bukomeze kuyicaraho ngo urareba televiziyo vose nyine gutegera ntanyicira umunsi buriya ndakorohereje mama atinze kuzamo kureba ndabona ibiri bukubeho uyu munsi nsakuriza
azajya yibyukira ashaka kwirebera agasinema maze ubundi muze mu mubanga. ndakurega kuri mama ntugire n'andi magambo urenzaho kandi Genda urege kandi si ukomeza kutsa kuri ntabwo amasaro gusa by'ukuri mu mafilimi gusa hano. Bana banjye mumeze neza? Murumva mumeze neza nta kibazo? Yego tumeze neza mama. Yego. Ngaho Kadete nambwira ibintu abinsubiriramo neza mbyumve, usubiremo na musaza wawe ahari mwumve uko bimeze. Iki se kunzi kari amahoro? Nyine nabisubiremo nawe uhari, nubwo mumbwiye ngo ni amahoro ariko nta mahoro. Maze ntabwo mama njye mfite ikibazo. Iyo mudusize hano mukagenda njye muhire akazi kose arakankoresha nta kintu ajya akora hano. Tuvuga ni ukuri? ata mama arabeshya. Suzi ko ndi umwana mwiza arambeshya. tugura atinyuka ukanavuga. Wambeshyira ariko mama rata ejo bundi noneho mwaragiye, noneho kubera amenyereye gukora akazi kose ndi gukubura ari kureba televiziyo namubwira ngo anavuga ngo ngure akanga. Ibyo bintu ni ukuri? ngiye warambeshye. byageze nawe ashaka buretse we Kadete banza uvuge, we buretse cisha make ntabwo ndaguhize. nyine yageze naho ngaho ashaka kunkubita, turarwana birangira amucitse nyine ndagenda. arakomeza arareba filimi aranyihorera, ndateka ndakoropa noza ibyombo ndamesa, we nta kintu na kimwe yigeze akora. Muhiye ni koko? Oya arambeshyira njyewe byose twarawifatanyije n'ikimenyimenye si wasanze imirimo yose yakoze. ngo ndi gukoresha ntabwo ari njye nyine se wayikoze. Oya twari twayikora. uri no gutinyuka ukavuga. Oya muvugisha ukuri kandi hano ntabwo. Erega arimo arabeshya. Nta maraka museka ni kuhari. njye kukubwiza ukuri. Hagati yawe na Muhire muvugisha ukuri, mumbwize ukuri, kandi umuntu uri buze kugaragarwaho kabeshyi ntabwo biri buze kugarukira aha ngaha. Mumbwize ukuri, ibyo Kadete avuga koko kubyukira muri filimi nta kintu ukora wigaritse, ninde wakubwirije amabwiriza yo kubyukira muri filimi? Abana mwese murangana, nta mukobwa nta muhungu, mwese muri abana, ugomba gufatanya imirimo yose uko igomba. Ninde wakubwiye ko ugomba kubyukira muri filimi? Erega mama njyewe barambeshyira n'ukuri, arambeshyira njyewe buri munsi arambwira ngo dukore imirimo nkabyuka iyanjye nkayikora hakiri kare. mama rata Suza byakemutse imirimo yose ntabwo usanga yakoze. buretse Imirimo yose si usanga yakoze, ubwo se niyo arimo arashingira avuga yuko nadakora imirimo. none se reka nkubaze, ikimenyetso cyemeza yuko kubeshyira ni iki? Arimo arambeshyira njyewe buri gihe iyo uje usanga imirimo yakora Sinjyewe si wowe wayikoze. kandi kureba televiziyo nta kintu ujya ukora. Mureke guterana amagambo. televiziyo sinyireba ari uko dushoje gukora imirimo. njyewe utongera no kunkoraho. Oya reka mbanze mbabwire bana. Yewe ndabona yatinze kandi ngiye guteka. Ubu se azajya aza buri gihe anturaho inzugi asanga ibiryo byahiye. Komere we baramugasinda. Gute? Numva wivugije nk'uko nsize ruguriya. Arega mba natetse nkakubura. Uba wiriwe hehe? Atetse urambura kandi mbona bikiri bibisi. Uri kumbona ute? Ibya mbere biba byahiye. Ndetse ndaje ariko komera cyane. Ariko zikondeba. Utanenza ndaje. Sinze. Uranze njye kuzana agatebe ndaje. Aho ngumwe. Ariko si kubyara umwana akakunanira nabyo ni ingorane. Ndebera ko aje yasinze na se ntasinze ariko umwana n'umusigasi. Akomere nari ndi kukumva uri kuvuga ngo narakunaniye uranyikoreye. Oya warananiranye. Nese uranyikoreye. Reka ukujye uze wasinze. Urabizi aho bigeze urananiye. Reka mvase. Kano kantu ukabona. Ibyo se nibyo unyereka. Ibyo nibyo unyereka. Ngufitiye inkuru ya danje. Ntacyo apfa kureba ku kantu. Hari umukobwa nshaka ko tujyana. Nta bintu by'abasaza, nta bintu byo kuvuga ngo ujye kuzana ngo umuntu ujye kugufatira imirenge ngo ujye kugira gute. Ndashaka ko tujyana njyewe nawe. Urumva umukobwa ugahita umufata akaboko ukamukura iwabo. Ababyeyi se simuzi ukuntu
tuganira njyewe nawe se ubundi ajya kuzana umukobwa ntazi uwo mukobwa ubwo ni umusinzi nkawe ndajya kuzana uwo mukobwa nigeze mubona uri kumbona gute ndamuka ngezeyo nyine waba uri kumbona no kureba wigize umujeni iyo utasindaga ngo ndeba se wabaye umusaza wambaye n'ingofero ahubwo na nyina aranyifunga ishwa wakabimenya ishwa zambara ingofero nawe wambara iyindi none se mere izina ry'ise ntabwo nabonye umva nyine reka tujye guteka tugende none ahangaha ujye kuzanira umukazana nabwo aba ari umukazana wande ni umukazana wanjye ariko sinajyayo kuko uwo mukobwa simuzi ni ikirara nkawe uko wananiranye ubwo niko yananiye ababyeyi muhurira he uramwikoreye cyangwa bo baramwikoreye muhurira he rega mere ukamubwira ukuntu ikintu kinanira abantu hari igihe namwe muvuga ibintu mutazi ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye kwikorera nk'ijerekani y'amazi ikamunanira urumva yego atayishoboye nyine afite utubaraga dukeya ikamunanira umwana uwo muntu baravuga ngo ijerekani yaramunaniye y'umwana atacyumvira ababyeyi aba yaragejeje ati gusa sindi ko kumvara uranyumva nonaha ariko nonaha ugiye kujya mu kabari umva nyine ukuntu ibintu bimeze haguruka tugende nyine ujye kunzanira umukazana ntaho ngiye ajyana umukazana wanjye cyangwa n'uwawe ntaho ngiye uwo mukazana simushaka ko tugenda ujye kungurira agacupa niba byanze ariko n'ubundi igihe ndibuze kwigirayo reka mbabwire bana banjye rero mbafite muri babiri muri kunyumva neza kandi imbere yanjye mwese muranga rero ibintu byo kubeshyira buriya reka mubwire umuntu apfa mu iterura umwana ngo apfa mu iterura nimutangira mubeshya ugatangira umbeshya uzi ko ukora ikintu cyiza n'ubundi niko uzakura ubeshya mpaka ubeshya urinde imvi z'uruyenzi ubeshya rero icyo mbisabiye mujye mubwizanya ukuri mukore bimwe mufashanye nta gukoropa nta kuvoma nta muhungu bigenewe nta mukobwa bigenewe uyu niba ari gukubura wowe ugomba guhata igitoki turi kumvikana yego mama niba uri guhata uyu agomba gucana umuriro imbabura akayifatisha niba arangije kuyifatisha wowe urangije guhata ugomba gushyira inkono ku mashyiga ugafatanya muri ubwo buryo simvuze ngo kora ibi wowe cyangwa ukora ibi ahubwo ni ukuvuga ngo mujye mufashanya murebe aho bipfira mubikore noneho n'iyo televiziyo muze kugira akanya ko kuyireba ariko mwakoze tukareba televiziyo simvuze ngo muyirebere urabanza ugakora imirimo yawe yose ukayishyira ku murongo ku buryo nanjye nimba ku kazi nsanga ahantu hakeye hameze neza ibintu byose mwabikoze wenda mwese mwibereye no kuri televiziyo nzajyayo mubwiye ngo akorope cyangwa ndi gukubura arambwira ngo nta muhungu ukoropa kuva uyu munsi ndeba hano kuva uyu munsi imbere yanjye nta muhungu nta n'umukobwa mwese mwamvuye hano mwese narabatwise kandi narababyaye siko bimeze rero mwese murangana mugomba gukora imirimo imwe nta murimo wagenewe umuhungu nta n'umurimo wagenewe umukobwa mwese mugomba gukora bimwe si ibyo mbamubwira turi kumvikana oya wivuga ngo si ibyo mbamubwira hagati yawe n'uyu nta kuri menye ariko kuri ngewe ngiye kugira gute kwigenzurira erega ni mukuri oya we ariko kwishyira imbere mu kugira ahubwo uvuga ngo uri mukuri wasanga oya mama wishidikanya nta kibazo ni mukuri ni ukuri wishidikanya nabi kandi ibintu by'amagambo menshi ntabwo mbishaka jya uvuga ikintu kije kiri mu buryo kiri mu kuri wumva ari ikintu ugiye kuvuga ntabwo kuvuga amagambo menshi ariko byo bigaragaza yuko uri inyangamugayo cyangwa ibintu byawe byose byuzuye okay sawa nimba munyemereye ibyo mbabwiye murakoze turakwemereye turabyemeye sawa rero reka ndebe ko papa wanyu yarangije kwitegura hari umuntu tugiye gusura ariko muzirikane ibyo mbabwiye nabyemeye pe mubyandike hano yego sawa
make rero namubwiye ngo tuze kugusura ariko byangoye Kadete yangoye ubu rero n'ubundi niyo mpamvu nari nanze kuza n'ubu muraje mujye muri ya matiku yanyu ubundi se ndabaza n'ikira reka ntabwo tuba duherukana sinema kumva namubwiraga ngo aze agusure utireka reka tuzajya none n'ubundi ndabona ikiganiro kigiye kuba icyanyu mwenyine reka mwese nari mbakumbuye ntabwo se yaza wenyine koko abantu basigaye icyo kibazo rwose kagira ngo hari n'ikindi hari n'ibindi mwakoze no kuri kunsura imana ibakundirije banezerewe kandi bishimye nari mbakumbuye cyane mwari mumeze neza tumeze neza turahamwe twese urakomeye ndakomeye ariko biranagaragara usibye ko nyine ari bya bintu by'abanyarwanda twamenyereye kubaza ukihagera umuntu inshuti yawe wayibonye rero warize papa Kadete niba mwasabanye kundusha nkaho musanzwe muziranye bimeze bite ese ugize ikibazo kandi wanzanye ngo arafushye mbese mama Kadete urafushye ntabwo fushye ariko naboneye gukomana nta jambo mfite ntaki aha rero mumbwire mbe nisohokeye muganire hanyuma nyine yambwira uko bimeze muzi kera tutarashakana ese kandi si inshuti yawe ni inshuti yanjye ariko ndabona ego mufitanye ubucuti burenze ubwanjye pe yego ntupfuhire mata reka reka biki mbese aho ubibonye uti oya ni ubucuti bisanzwe ariko mbona yizihiwe yizihirwa kumusha kandi ari ngewe cyangwa cyo kugira ngo umugereho ni nge wakabaye nizihiwe none werekana iby'abagore ndabizi uburaje ubwo bigiye kuba ikibazo ko naganiriye na mugenzi nyamara reka tubyihorere ariko se kugira ngo nze hasi wowe wanzanye oya reka twikomereze ibindi tubyihorere tube tubiretse nta kibazo ubwo ni uko ako se twanaganiriye ubundi mwari mumeze mute mwebwe turaho pe turaho turashima imana turaho amahoro ubwo ni amahoro abana baraho rwose numva rwose twuzuye pe Kadete yabaye igikumi ni inkumi rwose arimo arazamuka gake si inkumi cyane yego arimo arajya mu bukumi oya ni inkumi ntabwo muheruka ariko muherukirwa yarakuze mbese uragira ngo mubwire ibitabo ukuri ntabwo ari inkumi cyane ariko niho yerekeza umubyeyi iyo areba umwana we ntabwo ajya abibona ntabwo abona ko akura buriya abo hanze barabibona ubu rero papa Kadete nawe agize ikibazo ahise aceceka kuko oya nta kibazo si muri kuganira se rwose wowe ntujya unaganira no gutebya ntabwo ariko se ikibazo ni kimwe ndavuga ngo navuze nawe unyumvire ngo ninganira utiyaganire nicecekera utaracecetse ubuse ngire ntashobotse ubuse mbigenze neza ceceka ukaba bwize komanda ariko oya ni mesaje yakoresheje ndi gusoma nta kibazo sirare kukubaza iby'abana se numva uri kumusubiza ese wagira ngo uce mu ijambo oyisanzure ibyo ngibyo kari agaciyemo nyine yari joke ndabizi ntugire ikibazo ngo reka reka nabo bigizeho ikibazo ndavuga ntawamenya umuntu agomba gukumira reka icyaha kitaraba ngewe mu buzima busanzwe ntera joke ndi umuntu rwose wivugira usabana kandi ndavuga ariko ntabwo mba none se ubundi kuvuga ni ugutaruka uyu muvandimwe wundi nubwo wambwiye ngo najyaga mbona dusura mbona ariko nyine ntabwo muzi neza uyu ni inshuti yanjye y'akadasohoka ahubwo hari n'impamvu wifuje ko tuzana kumusura nanze kubikubaza nyine mbere y'uko tugera hano nansubiza noneho hari impamvu nyine ngo inshuti gusiga iki niba uyu nguyu ari inshuti yanjye ubwo ni inshuti y'urugo y'umuryango wacu rero si ngombwa kumwihererana ngo abe inshuti yanjye njyenyine uyu munsi niwo nateguye aribana se uyu se ntabwo yibana afite umutware ntabwo se icyumba cye ngo aribana mva kandi ibyo bibazo ubu se nyine ni mwuka byarawe
nyine wumva wanzanye ari ngeze ahantu nagira ngo ni famiye nanjye ndi mubona umugabo mugenzi wanjye mageze nsanga umudamu we ku buryo ahita umbwira aka kanya nibwo tuhagera ntituranataha ngo ubimbarize no mu rugo baribana nagira ngo mbimenye nyine menye nuko nzaza nitwara nimba hari n'umugabo nanjye tumenyane yego ko nyagasa baribana papa Kadete ndeke kuvuna Kadete nawe dore ko umutwara yaragiye mu kazi ntabwo aba ahari abana baba bagiye ku ishuri akorera ese akorera biriya mu mujyi ariko akora ataha nyine ataha nijoro agenda mu gitondo agataha nijoro inshuro nyinshi rero mba ndi muri uru rugo njyenyine igihe cy'amanywa mama Kadete ugagize ikibazo ubwo ndi kuganiriza oya nawe umure nawe arabizi ko mama izi Kadete nazo ngira sinzi rwose kuko gituma ari kinini ikibazo wagize n'ikihe mama Kadete twaje numva ufite amakuru menshi uri bubaze mugenzi wawe ufite inkuru nyinshi reka ubwo yari yanjengereje none tugeze aha ndavuga ngo uravuze naceceka ngo uracecetse erega kuko nyine uhita uvuga ibintu nawe nkumva mu matwi yanjye nkahita nkumva nyine gutya ese ubu ngubu twari gusura umuntu atahanamenye nimba tukihagera ntiturahasezera ntiturahicara ntiturahumeka yego turumva bitaye ngombwa ko tumenya ari ngombwa umunsi witwa ntacyo reka banze mbisegurewe tube tubireka ibyo ngibyo ubwo nyine reka tubireke ngaho mama Kadete ni ukuyamenya yabigizeho ikibazo ni ukureba niyo mpamvu ubona muzaza ubona tutazanye kumusura ntukagira ngo hari ikindi ubwo rwose wenda umutware wawe tuzamenyana nza kubisurira ubwo niganiye n'umutware wawe iyo nzanye na mama Kadete ni uko biba bimeze urimo urandega se ese se wambwiye ngo uyu muntu ni inshuti yawe nta kibazo ntabwo wihana akabanga utangiye kundega televiziyo y'abandi bayiki papa aranyica pe televiziyo y'abandi hanyuma rero ko nigenjeje se ndamubwira ngo ukira ariko Kadete mbanza yayigiyeho kuva mbere Kadete yagiyeho kuva mbere ariko ntabwo ari bunyemerere ko byagenda kose Kadete ntabwo ari bunyemerere kuko ino televiziyo ariyo yishe nigiye uyishe apfuye nataranayikanga Kadete karame Kadete karame veho hano mubwire ubaye iki wowe ko ndeba wahindutse nk'umusazi shamana televiziyo irageze igeze iki se televiziyo irageze televiziyo kwayo urimo uyireba se nta kibazo ufite ibaye iki nyine vayireba nyine uyikoze ibiki ko wari uri kuyireba ari nzima televiziyo y'abandi utambwira ko uyishe televiziyo ya papa utambwira ko wishe televiziyo y'abandi ubundi se wowe ntabwo wayigiyeho ubwiyame nayo nagiyeho ndatareka wayigiyeho ntabwo byashoboka Mpamvu iki? iyi televiziyo saa munani yari nzima ushatse kuvuga se ko ari njye wayishe ni wowe nyine ko niba nyiri undi mu kandi kazi
wica ahangaha uri kureba filimi njye nigeze nkora kuri televiziyo kakubayeho ntabwo wayikozeho wabonye nyikoraho se uragowe uvugisha ukuri kw'Imana ntabwo wayikozeho nakubwiye ngo ko wari wicara hano wabonye nicarana nawe hano ngubu ndaje ngiye kwifuza ndakurega ahubwo ufite niba wumva rero utajyana nanjye kuza mu mugeni tugenda ujya kungura agacupa nyine ninywera wabaye ute wowe ni wowe untegeka ngo njye kuzana umugeni ibyo byabaye wari wabona ni umugore ajya kuzana umugeni hanjye mama wawe ibyo ntiwabibwiye papa wawe oya reka nkubwire n'ubusinzi bwawe n'ibyo byo kuzana n'ibyo ngibyo bimaze kundana aho bisigariye ndaza kujya gukora kubyuka kwawe ureba filimi nicyo kigukozeho hama hamwe urakora ibiki isa n'ubundi ko wamaze kuyica ntabwo ari njye uyica ndareka nkubwire kugira ibintu bigende neza sibyo urambwira iki sura y'uko nyine tuza tubyumvikane waceceka aho ngaho ugiye kubahiriza ibintu ndi bukubwire sibyo tuzajya nimba nzajya nkoroka ugomba kuba uri gukubura urumva ashigenda nawe urimo uranga ibintu bikora urabyanze ubundi si ibyo biwureba ndakurega ndakubwiye ngo tuza weho n'ubundi tuzababeshya urandega ntabwo ndi bukurege nyine niwumva ibyo ndi bukubwire neza uri muranga imirimo nadasanzwe ariko tuza weho ubwire ukuntu tugiye kubigenza abantu nanega amatwi nimba ndi gukubura woza ibyombo nimbyuka mu gihe ninze kubyuka nsange warangije gukoropa bitabaye ibyo ndakurega nzajya noza isahani isahani izingahe isahani urasetsa nawe ebyiri reka da ugomba koza amasahane yose yose twaririyeho kandi ugiye guhera nonaha ubikora bitabaye ibyo ndakurega ubundi ino televiziyo nitumye televiziyo mama tuzabajijisha tubajijishe tubabwire ko yijimije kuva bayizana twayirebyeho rimwe noneho sundege ariko noneho nta n'ibyo nyine simurega ariko nawe uzajya ukora ibyo nyine mugende mu kazi nawe ugomba kubukora kandi byumvikaneho bitabaye ibyo rero ndakurega gatese ubona ibintu nkoze televiziyo y'abantu ndanavuga ko ari nawe wayishe nubwo ari njye wayishe ngombwa iki ntayo ndakoraho nubwo ari njye kuva bayizana ni wowe uyireba gusa muri uru rugo rero utabinkira n'ubu ngubu nayo nakoraho kuko nyikoze wahita ubinkiraho babarire ngaho ndebera ukuntu byari bimeze ndeba ibiki ko ndi kubireba wayishe ubwo uragowe wowe nyine nyumvira umbwire nimba unyemereye ko uri bubikore ntabwo nkurega asa ukoza ibisahani gukubura kugirirwa unateke nutabikora rero ndakurega kandi tubyumvikaneho tubigendane neza nawe ushaka kundembereza ubundi wagiye ureka nkirebera televiziyo gusa abahungu ntabwo urareba iki se noneho ko yapfuye kandi ariko papa aranyica basi ubibabwira nyine ntabwo ngende bubibwire wowe nyine ntabwo mbibwira papa ariko ugomba kujya umfasha akazi kose mubwiye isahani imwe kandi biratangira none izi saha turi kumwe narindi koza ibyombo ubwo ugiye kugenda ubuhata igitoki uhita ugiterekaho ndahata amasera abiri gusa urateka igitoki kiri buduhaze njye nawe saa sita n'ibyombo turi bumare kuriraho byose ndoza amasahani abiri ndakurega rero kandi kumva utari kumvikana njyewe ni n'ivumbura noneho birakubirana ingaro no televiziyo kuko n'ubundi bamaze kuyica ntacyo wahindura hano wasanga ari nawe wayisha maze ubundi ukabona nkwiyame kuko utongera kumbeshyera nkwiyame wayishe nyine kwa kubyukira ureba televiziyo kakubayeho ubigenza ute urareba iki se none wowe wumva ibyo ndi kukubwira nutabikora ndakurega kuri mama na papa niba bava mu kazi ubwo ndi kumva banindiye nyemerera cyangwa njyewe nyite nanivumbura ngende ndakwemereye sawa nibyo ndashaka
genda rero wituhate igitoki uteke. uriyumvamo ko ushobora gushinga urugo. nyine ibyo ngibyo biza nyuma ariko nyine ntabwo igihe uzashingira urugo aricyo watangirira gukundana mama. ko numva watagutse. none se ahubwo uwo muntu mukundana uramuzi neza, uzi imyitwarire ye bihagije? ahubwo mama rero yagiye kukubwira ntegukanamo kanya wajya kubona ukabona araje. arikora karibu. salama nini ajya bavuga ngo muraho salama wowe ko fresh mbere wawe siko mbona twitambitse hagati nyine mbere wanjye yanyebeye ambwira ngo nahise muzane barenga nyine ngo z'abasore ngo ntabwo nyine ngo yazana ngo nije amankanye yice ntungo tuzane ngo twiteze cyane mbere kumwitaha kurugera bayandazije wala uyu nuwe uyu ni wa muhungu nakubwira. njye nyine banyita kandi nitwa umusore nyine abakobwa bari imitima yanjye gasanda koko amaraso agahagarara nkahitaha nkabera amaraso ayobora inkingi ntabwo nabyumva nyine. none se uri inkingi z'umutima w'abakobwa b'iyi minsi. yego ahubwo ndi umwuka utuma bahumeka. ko numva urenze. ubwo reka mfate n'agafoto nze kwereka viye buriya wenda viye we ntabwo azanyebera. reka mfate n'agaserifi agaserifi uyabeho aka nta gafoto soni unagira. aka gafoto shawe nta n'isoni ugira. wakintu nabonye kano gafoto ukuntu ari keza. ibyo nakubwiraga rero mere urumva nyir'icyumbe gihe umwana ngomba kumutaha sinamusiga wallahi ndakurahiye. ariko ubundi nkuko ndeba washushe urakomokanye. ariko burya ndi ikinege cya Debora. ndi ikinege cya Debora. umuhungu umwe nyine wa Debora siyizi se si ushobora. Debora umwe rwose wa Debora umwe umudugudu wa Karanda ryaraye. Karanda Debora umutware witwa Sushona se wagira ngo ugiye kuma akazi neza neza. Sandere se hari uri umwana wa Debora. ye baba we uri umwana wa Debora. Debora murumuna wanjye ni wowe umwana wa Debora uje kurambagiza mushiki wawe. uvuze ngo iki mama? yitwa David. uyu muhungu uramuzi neza? ndamuzi. none se Debora uwo ntabwo ari murumuna wanjye? ni umuvandimwe wa se kuva ryari mama? bari baragiye iyo ariko aho bagarukiye nza kugira amahirwe ndamubona. ikibazo cyabayeho ni uko mwebwe ab'iyi minsi ntawe ubabwira ngo muce bugufi umuntu abereke n'imiryango. oya mama ntibishoboka ko yaba ari n'umuvandimwe wawe. ni umuvandimwe wanjye igiti. none umwana we aho ahungukiye aho agarukiye yarambwiye ko yabyaye umwana umwe w'umuhungu. ariko yewe icyo nakubwira niyo ataba musaza wawe wari waguwe. umwana aho ngaho waba ukabije. nese ko utari warabimbwiye? siko kudaca bugufi ko ab'iki gihe. oya nawe mama aho ngaho waba umbeshye pe. nshaka kukubaza ngo Debora muravuga. Debora turavukana niwungwa mu ndege. niwungwa mu ndege. Debora bari kuzaza kubasura. ubu pe neza neza muciye umuco. ubu iyo mujya kwifata ntimubaze abakuru ukwiye kugira ngo ujye kubukundana na musaza wawe. ayo mahano aherereye ko ndeba nkabona ibyanyu iby'iyi minsi. ahari aho wenda wasanga ubu ngubu mwaranaryamanye kandi ari musaza wawe. nk'aya mahano tuzayageza he? uretse uzasange mwararyamanye uzasanga ibibazo bibavuka ubwo mujya mubona mutwara madamu mukabyara ibihingikiranye mukabyara ibidafututse.
ni ibi byose mugenda muzira ko mutajya muca bugufi ngo bababwire n'imiryango mugahora mukurikira hejuru nk'ibisiga. reka shawe mbaza ngo meze nabi. meze nabi ntabwo wowe uzi ibintu byambaye cecekeye. habaye iki? suzi wa muhungu twari tumaze iminsi dukunda nawe kwa Debora. ndamuzi nyine aho ndo kwa Debora. uyu winyibutsa mwana iyo mbyibutse numva umutwe undi. ntumbwiye ko mwatandukanye. ntabwo uzaba Mary b'iki gihe ibintu baba bicaranye mu mitwe yabo. habaye iki? sha mwana Mary mama wese yarakwanze. wapi? ni Mary wandaburije mwana. Mary wawe niwe wamwanze? nifata aze kunsura. Mary ambwire ngo Mary we na Mary baravuka. Debora na mama wawe baravukana? ngo baravukana. njye numvisha ari imitwe y'abameri. ariko nawe ushobora kuba ufitemo ikosa. gute wakundanye n'umuhungu bikagera kuri rwa rwego utaramwereka iwanyu? mwana nta kosa ahubwo abameri b'iki gihe sa nabo mu mutwe sinzi nta kosa se ni kwa kundi muba mutanaganira n'iwanyu. hafi nawe wimbwira gutya wagira ngo nawe uri kunjinya. oya wikomeza no ese munya karabe mama. hano uze nakomeje kumva mugumiza musakuza habaye iki? cha mama we ntabwo biza ahubwo icare hano tuganire. Deri uraho neza? musuhuze. yego amakuru ni meza. ye banza wicare. habaye iki? Adeline se urabona atababaye wowe? yababajwe n'iki se? bya bindi by'iyi minsi nyine sha. Adeline yakundanye n'umuhungu uri kumuboneza gusanga bahuje nyine ba mama bo baravukana. ko ukumfasha tumugire inama. none se ni gute Adeli gute utamenye nyoko wanyu? banza Mera nabeshya pe ntabwo njya nizera ibintu by'abameri b'iki gihe. ariko nimba utizera mama wawe wizera nde Adeli? wizera nde koko? nese ni gute Mera ataba yarabimbwiye? Deri ni gute ushobora kuba ugeze aho ugeraho aho ngaho utaramenya nyoko wanyu? bibaho? Mary yarambwiye ngo babaga hanze ngo nawe atabizi ngo baje ntiyabimenya. njye Mary ukuntu yabimbwiye ntabwo nayifashe nk'ukuri pe. ahubwo mama nanjye ikintu nibajije hagati aho gute bakundanye bari bafite urukundo rurambye ariko nta nubwo yigeze yereka umuhungu mama we byibuze ngo mama we nabona n'uwo muhungu yibuke ko bafitanye isano. iryo ni ikosa Adeli. rero ntabwo ushobora gukunda umuhungu ngo ugere ku rwego rwo kumva yakubera umugabo utaramwereka imiryango atarajya mu muryango w'iwanyu. noneho byaba bigeze finali ngo ugiye kumujyana iwanyu ngo ugiye kumwerekana. wowe bigeze finali birashoboka ko ashobora kuba ari musaza wawe koko kuko hari abantu bagiye bahunga kera bakaba baragarutse mu gihugu ariko mu by'ukuri bakaba bataragiye bamenya aho imiryango bagiye basiga ahantu iherereye, sibyo? none se mama wawe we ntabwo yakubwiye yuko hari abantu babo bagiye hanze? ntabyo yambwiraga pe nyine mama rero akunda guceceka cyane kandi nyine nanjye mama nyine iyo yacecetse cyane nanjye ndamwihorera. ubwo rero n'ubundi yarabimbwiye ngira ngo wenda naya mama wenda kuko yari yanamanje ni kumureba mbona ntabwo abyishimiye ngira ngo impamvu ambwiye ngo mama we nawe baravukana nuko atabyishimiye we. none impamvu mama wawe ubwo atari yabyishimiye ni iyihe kugira ngo ibyo byose tugende tubihuzahuza turebe? sha mama ndamuzi uriya muhungu ntabwo mama we yamwishimiye. agira imyitwarire nyine ku bantu b'ababyeyi ntabwo bayikunda. oya nawe uyimubeshye kandi ngewe uzi ko ibyo bintu tubipfa. Adeli agira imyitwarire mibi se. Adeli kara ese ubona ari umuhungu waza kugeza ku iterambere? cyane mbona ntacyo atwaye. mama mumfasha Adeline tumugire inama ntabwo ari kunyumva agomba no kubyikura. Adeline rero ubanza utegereze kabiri ntugajye utekereza rimwe kandi umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. yego rero tekereza cyane ubanza urebe impamvu mama wawe yakubwiye ko ari umuvandimwe we. yego birashoboka ko ari umuvandimwe we cyangwa se biranashoboka yuko agira ngo ubanze utuze ubanze urebe imbere yawe. birashoboka nabyo
njye ntabwo nabyemeye namwe ibintu muri kumbwira bitandukanye n'ibyo ntekereza. banza wumve mama wawe muganire. iwabo w'umuhungu wagiyeyo nyine nari kuzajyayo niwe wari umanje kuzamo. ariko Sabdeli ubundi wari ugeze igihe cyo gutekereza gupanga ubukwe utaragira n'iwabo w'umuhungu ega nari kuzajyayo ryari ariko ubukwe bwabaye uwo munsi nuko ahubwo mama yahise avuga gutyo agasa nk'unciye intege ariko twari turi mu nzira yo kujyayo. umva rero mugira inama manuka ugende ujye kwa Debora sibyo ugende umuganirize ni umukecuru umuganirize umubaze amakuru umwibwire uvuge ababyeyi bawe bose niba ari umuvandimwe wa mama wawe azahita akubwira yuko uri umwana we icyo nicyo cyabasha kubikemura siko bimeze. sawa nyine murakoze ko ngenda ubwo nzajyayo. wese ugenda umva ndagiye ntabwo natinda pe. ariko ubizirikane. ndabizirikana murakoze. ariko rero ugende gakeya wa mwana we ibintu ntukajya ubyirukankana kuko ibintu iyo ubyirukankanye ntabwo biba bizima. yego kandi ukurikiza inama nkubwiye ntuzamwishe amazina y'ababyeyi bawe amazina ya mama wawe amazina ya papa wawe kuva ari nyoko wanyu azabamenya. sawa murakoze. icya kabiri nijya kumva numva gusa ngubaha wenyine gusa ubwo twari kuganira ibiki ntamenye nimba afite n'umutware kugira nawe tumenye. papa Kade oya wicurika. ese wari warabimbwiye? oya wicurika wimbeshya nanjye ndi umuntu mukuru ndareba. ubwo rero nyine menya impamvu nicyo cyakuraka. tugeze ahantu ni ubwa mbere ntuhazi uratangiye kuba wenyine w'iki kuba wenyine nicyo cyari kikujyana. nakubaza ngo warakajwe n'iki ugashaka kubindi uretse gato kuba wenyine niyo ngingo wumvaga yahita igerwaho ako kanya. nagira ngo umenye nimba ufite umutware nanjye nzamusura umutware we tumenyane nawe nk'uko wamenyanye n'uriya mudamu. iyo usanga atamufite byari kurangira mwari kuba muziranye. ageze aho ngaho ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose. ubwo ikibazo ni uko namubajije rero nimba ufite umutware. oya tubireke. ubwo ejo nimba ngo nagiye gusura umutware we bizaba ikibazo. oya icyo ushaka ni ukuvuga ngo si hariya honyine n'ahandi tuzajya tujya tugenda. ubwo rero reka dufate umwanzuro ujye wijyana nijyana. oya tuzajya tujyana ariko jya umenya ukuntu ugenda nanjye menye uko ngenda. ubwo rero tugiye kujya duhitamo abo dusura. none se wowe nawe wabivugaga aribyo byari bitujyanye. mbese twari dufite ikintu tugiye kuvuga kitari ugusura abantu ngo tuganire. iby'umugore ibyo uribana wari kureka njyewe wakujyana. wari kubimbwira ryari twahagurutse utarabimbwiye nabyibarizaga nyirabyo. mbese si njye wari ukujyanye njye rufunguzo wakagombye kukubwira ngo uyu ni umumama w'inshuti yanjye twamenyanye gutya afite umutware cyangwa se ntawe afite nkabikwibwira. ariko twageze ako kanya tutaricara tutaragera ngo se ngo none uribana ngo uba wenyine wari ushatse ahubwo se reka ibyo tubyibarere wikomeza kubirakariramo. n'ubundi wahise uca mu ijambo n'ubundi sinigeze musobanukirwa wahise utuma ntabimenya. ubundi umugabo we yakora ubwo nyine ntushaka kumumenya uzaca mu gikambye n'umumenyi. asira nshuti yawe ntuyizi? yizera ariko wowe ndabona ushaka kugira gutya. ariko se ubwo niba umuntu umumurikiye nk'inshuti yawe nanjye nkaba numva nifuza kumenyana n'umugabo we ngo nanjye tube inshuti ikibazo ni iki? reka rero nkubwire papa Kadete. waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura? waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha? waba wifuza kugura isambu yo guhingamo yo kororeramo cyangwa kuyigurisha? U&I Cycle Creativity of Rwanda ikubereye igisubizo.
mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye tezi b'amarangi abanjeniyeri babigize umwuga bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisaje wabishaka na U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamatera intebe nziza cyane ibitanda utubati bikorane bakabitunganya neza mu buryo bugezweho U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi installation y'umuriro uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se ubasanga aho bakorera mu mujyi wa Rwamagana cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722673775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 07927976. Izo numero zose ziri no kuri WhatsApp cyangwa se ubandikire kuri iyi email ucreativity.rwanda@gmail.com.